twongeye kubasuhuza, bantu mukomeje kugenda mudukurikira umunsi ku munsi, aho tugenda tubagezaho serivisi zigiye zitandukanye zo kubahereza imari z'amazu n'ibibanza. Rero iyi nzu ndi kubereka irashaka miliyoni 6, ikaba iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, byumvikana ko ari mu mujyi wa Kigali. Aha hantu rero mbereka murabona yuko ari ahantu heza, ni hafi n'umuhanda neza, ikinyabiziga kihagera ni moto neza kuko ku muhanda ni hafi cyane, hahagaze miliyoni 6, hakaba hafite icyangombwa cyaho cyihariye, ikaba ifite pariseri rero igaruka inyuma, ni ahantu rwose hadakwiye gucika. Reka rero tubereke n'ibibanza bindi biri hafi yaho mushobora gukunda mukaba mwabyishyurira rimwe. Ibi ni byo bibanza rero twababwiraga, nk'uko mubibona biteretse ahantu heza, rwose binini bishakamo miliyoni 5, miliyoni 5 nta negosiyabule irimo aho ngaho, ni miliyoni 5 ubyumve neza, kuko nuramuka wumvishe ubuso bifite urahita wumva yuko utajya mu byo guciririkanywa nabyo. Dore iki kibanza murabona kivuye aha ngaha kigatambika hirya, na hariya harimo imiyenzi, hirya yaho harafatanye, ni abantu bashaka kubigurishiriza rimwe, bishatse kuvuga ko hose hafite hamwe hafite metero uku kuzamuka hafite metero 55, mu kumanuka ni metero 40, hose hahagaze miliyoni 5. Reka tubereke rero n'icyo haraguru ho gatoya mubashe kukibonaho.